kuwa gatanu ukwezi kwa kane itariki enye 2025 uyu ni umunsi wa 94 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Nategetse abantu buzuyemo umwuka w'Uwiteka kugufasha gukora no kurangiza uwo mushinga. Ezra ibice 5 ku murongo wa 2. Bukeye Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli ahagurukana na Yeshuwa mwene Yosadaki batangira kubaka inzu y'Imana iri Yerusalemu, bari kumwe n'abahanuzi b'Imana babafashaga. Amen. Urusengero rwari rufite abahanga barwubaka, rwari rufite abategetsi baruhagarariye nka Zerubabeli, rwari rufite ndetse n'abazi iby'inzu y'Imana nk'ubutambyi n'ibindi bikorwa nk'aba Yeshuwa. Ariko hari abantu bari bakenewe cyane mu kubaka inzu. Hari hakenewe abahanuzi b'Imana, ngo abahanuzi barabafashaga mu kubaka. Abahanuzi bakoraga iki? Nibo bababwiraga ngo mukomere ntimucike intege. Abanzi baza bakavuga ati muhumure ntacyo bazageraho. Mbega iby'Imana igiye gukorera, hari umushinga wakoze, hari ibintu wakoze, ariko byagiye bipfira nzira. Imana igwagurukije abantu bari mu mwuka wayo, abantu bari mu imbaraga z'Imana. Aba nibo bazagufasha kurangiza uwo mushinga. Nubwo uguca intege, nubwo ubona ugoranye, ariko nibo bazakubwira itangiriro n'iherezo ryawo. Humura rero, komera. Ibyari byarasubitswe, ibyari byaraniranye, ibyo utagezeho, Imana ikuzaniye abantu bazagusubizamo imbaraga kugira ngo bigereho. Nta kindi cyazanye abahanuzi, kwari ugusubizamo imbaraga abubatsi ndetse n'abatware. Mana ndagushima ko mutegekeye abantu bazima bari mu mwuka wawe, ari bo bahanuzi bawe bagiye kumuha gukora no gukoresha imbaraga wamuhaye mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Twongeye gushima Imana muri kino gitondo. Imana yacu niyo kwizerwa, Imana yacu igira neza. Dushimiye Imana ko iteka ryose Imana ihora iduhagurukiriza abantu badushigikira mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kugira aho tugera. Imana ishimwe muri kino gitondo ko abo bantu Uwiteka Imana wongeye kubazana mu buzima bwacu. Imana ibaha umugisha. Turabakire mwese abo Imana yashoboje kuzinduka ku gicaniro, abo turi kumwe kuri Zoom. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Abadukurikiye kuri YouTube, Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Mwagize neza kubana natwe muri kino gitondo. Umugisha ukomeye cyane iyo tugira amahirwe yo kuzinduka ku gicaniro. Ntabwo ari bya bose, ni umugisha Imana iba iduhaye wo gusenga. Abo twabanye ejo twabashije gusobanukirwa ko igihe cyose tuje imbere y'Imana, Imana iduha imbaraga. Yesu yazamutse umusozi agiye gusenga, yari mu bihe bikomeye, mu bihe bya nyuma byo kuducungura, umubiri ufite intege nke. Arasenga abwira Imana ngo igikombe kimurengane, ariko aza gusoza abwira Imana ngo ntibibe nk'uko we ashaka, ahubwo bibe nk'uko Imana ishaka. Twese tujya tugira ibyifuzo byo gusengera, tujya tugira ibyo twifuza ku Mana, ariko twaje gusobanukirwa ko isengesho ryiza umuntu akwiriye gusenga ari ukubwira Imana ngo Mana reka ubushake bwawe bube, reka ibyo wowe ushaka, ibyo wagambiriye aba ari byo biba mu buzima bwacu. Ni byiza kugira ibyifuzo, ni byiza kugira imigambi, ni byiza kugira iyerekwa, ni byiza kugira vision y'aho wifuza kugera mu buzima, ariko nanone ni byiza gusaba Imana kugira ngo Imana abe ari iyobora intambwe zawe zose, kugira ngo ibyo Imana yagambiriye, ibyo Imana yategetse mu buzima bwawe abe ari byo bisohora. Imana ishimwe cyane. Rero turashima Imana ko yabanye natwe muri iki cyumweru. Imana yatugiriye neza, yabanye natwe kuri kino gicaniro. Twagize ibihe byiza byo gusenga, tugira ibihe byiza byo kumva ijambo ry'Imana. Nta kindi Imana idusaba. Imana iradusaba gukomeza kuyizera, Imana iradusaba gukomeza kuyiringira, Imana iradusaba gukomeza gushaka mu maso hayo no gushaka kumenya ubushake bwayo ku buzima bwacu. Aho niho hafungiye
umugisha wacu, gusobanukirwa neza ubushake bw'Imana mu buzima bwacu, niho hafungiye umugisha wacu. Hari igihe twirukanga muri byinshi, dushakisha byinshi, dukora byinshi bitandukanye, ariko igihe cyose umuntu atarahishurirwa umugambi w'Imana, mbese uba uri mu bintu bitari ibyawe, kandi aho ngaho ntabwo ubasha kubona umugisha uhagije. Ushobora gukora, ushobora kwirukanga mu bintu bitandukanye, ariko umugisha w'Imana ni uguhagarara mu cyo Imana yaguhamagariye cyo. Twabashije gusobanukirwa muri iki cyumweru ko hari igihe abantu tugenda tugakora ibintu byinshi bitandukanye, ariko ugasanga by'ukuri ntabwo ari wo mugambi w'Imana. Ni byiza rero ko dusenga Imana ikaduhishurira umugambi w'Imana. Rero muri kino gitondo nagira ngo tuze kongera gusenga kugira ngo Imana ikomeze kutwiyereka buri muntu wese muri twebwe. Imana ikomeze kumwiyereka, ube sure, ube ubizi neza ko business uri gukora ariyo Imana yifuza gukora. Ubu uri neza ko ahantu utuye, ahantu uba, ibyo uri gukora, umurimo w'Imana urimo, ubu uri neza ko ari ibyo Imana yaguhamagariye gukora. Kuko nuba mu bintu bitari ibyawe uzabona utuntu tw'intica n'ikizi, ariko nuba mu bintu Imana yaguhamagariye kubamo no gukora, icyo gihe uzabasha kubona wa mugisha w'Imana wuzuye utavanzemo umubabaro. Rero tujye dusenga kugira ngo Imana ituyobore, iduhagarike ahantu hakwiriye no mu mwanya ukwiriye, niho hari umugisha wacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mana, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza wongeye kuduha, igitondo cy'umugisha, igitondo imbaraga zawe no guhishurirwa umugambi wawe udasanzwe ku buzima bwacu. Turagushimiye ko wabanye natwe muri iri joro, waturinze Mwami Imana, kuba duhumeka umwuka w'abazima. Hari intambara nyinshi uba watugwaniriye, hari byinshi biba byadushakishije, ariko utubera amaso, utugirira neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami Imana. Ndagushimiye kubw'iki gitondo cyiza. Uwiteka Mana, ukomeze kutuganiriza, ukomeze kutwiyereka, ukomeze kutuyobora, ukomeze Mwami Imana kugendana natwe muri buri kintu cyose Mwami dushaka gukora. Tuyobogwe nawe Mwami Imana. Tabiye umuntu wese udukurikiye nonaha, ukomeze kutwiyereka, ukomeze kumwiyereka, buri muntu wese umwiyereke Mwami. Ntagire umuntu umwe yiyobora, twese Mwami tuyobogwe nawe, tuyobogwe n'imbaraga zawe, tuyobogwe n'ijambo ryawe. Uzi umukozi Mwami Imana, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hari ijambo nasomye riri muri Amosi, igitabo cy'umuhanuzi Amosi. Amosi ni umwe mu bahanuzi Bibiliya yita abahanuzi, n'abahanuzi bato bo mu isezerano rya kera bagiye bahanura iby'Imana yagendaga ibanyuzamo. Amosi igice cya 7 umurongo wa 15, ijambo ry'Imana avuga ngo Uwiteka yantoye ndagiye amatungo, maze Uwiteka arambwira ati genda mpanurire ubwoko bwanjye Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Imana yasanze Amosi ngo imusanga aragiye amatungo, yangije iramutuma. Mu yandi magambo ni nkaho Imana yamubwira ati Amosi, nubwo uri kuragira amatungo, ntabwo ari aho ngaho nshaka kuba. Haguruka ugende ukore umurimo wanjye, umurimo wo guhanurira ubwoko bwa Isirayeli. Umugambi w'Imana kuri Amosi ari guhanurira abisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe tuba mu bintu ariko atari byo Imana iduhamagarira kuba mu buzima bwacu, ugasanga ibyo turimo tranzite n'inzira ituganisha aho Imana yifuza ko tuba. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora kuba uri mu buzima utameze neza cyangwa se ubuzima bwa struggle. Humura, ntabwo ari aho gusa Imana yifuza kugera. Hari undi mugambi w'Imana munini cyane uri ku buzima bwawe.
iteka ryose mpora niringira iby'Imana bikomeye yateguriye ubuzima bwanjye, kuko ibyo turimo uyu munsi ntabwo ari ibyo byonyine. Oya, ntabwo ari ibyo byonyine Imana yaduhamagariye kubamo. Hari undi mugambi w'Imana munini uri ku buzima bwacu. Niyo mpamvu umukozi w'Imana Apostle yatubwiye ngo hari abantu Imana yateguye kugira ngo bazabashe kudusunikira mu masezerano yacu. Rero aho uri uyu munsi, ntiwibaze ko ari aho ngaho gusa ugomba kuguma. Hari ahandi hantu Imana yifuza ko ugera. Mwibuke abo twabanye, twavuze kuri Gideyoni ukuntu Imana yamusanze ari ahantu yinyegeje, yihishije Abamidiyani, kandi Imana imureba yamubonaga nk'umuntu w'Imana ugomba kurwanira ubwoko bw'Abisirayeli, akabagwanirira Abamidiyani. Niwe Imana yari yateguye muri icyo gihe ko agomba kurwanira Abamidiyani, ariko Gideyoni yari yagiye kwinyegeza. Hari igihe tujya kwihisha tukajya mu bintu, kandi Imana itubona nk'abantu bakomeye, nk'abantu badafite. Wowe ukibona muri bizinesi ko ugomba gukora utuntu tworoheje, cyangwa se mu murimo w'Imana uri umuntu w'aho ngaho gusa, ariko Imana ikurebye ikakubona nk'umucunguzi w'igihugu, w'itorero, w'umuryango. Imana ikakubona nk'umuntu ugomba kuzana ububyutse ahantu. Imana ikakubona nk'umuntu ugomba gushyira umurimo w'Imana mu buryo bukomeye, ariko wowe wakwireba. Muri kino gitondo rero nagira nkwibutse ko umugambi w'Imana ntabwo ari ukugarukira aho ngaho ugeze. Umugambi w'Imana ni uko ugomba kwaguka, mwene data, ukagera kure. Yesu ashimwe cyane. Wikwibwira ngo dore imyaka yagiye, imyaka ntaho iraje. Hari umuntu mu minsi ishize yatwigishije aratubwira, uravuga ngo imyaka yagusize. Aduha urugero ku baperezida bayoboye muri Amerika, usanga bafite imyaka za 80, 70 bagishaka gutwara Amerika, igihugu gikomeye nka Amerika. Bari mu myaka ba Donald Trump n'abandi bafite imyaka za 80 bagitekereza kuyobora isi, kuyobora igihugu. Twe uracyafite imyaka 50, 60, 70, urumva warashaje. Mu gihe muri iyo myaka hari abandi bari gutekereza kuyobora isi. Igihe ntago kirakujyana, ahubwo ikintu usabwa ni ugusobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ese Imana iraguhamagara gukora iki mu gihe? Ushobora kuba umeze nka Mose uri kuragira intama, ariko Imana yifuza ko ujya guhanurira Abisirayeli. Ushobora kuba umeze nka Gideyoni uri kwihisha mu buvure, kandi Imana ibona ko ari wowe mutabazi n'umuryango wawe. Niyo mpamvu dukwiye gusenga tugasaba Imana ngo iduhishurire the purpose, umugambi wayo ku buzima bwacu. Haleluya. Uyu munsi ntiwirebe nkawe, ahubwo wirebere mu cyo Imana yakuremeye. Wirebere mu mugambi mugari Imana yakuremeye muri Kristo Yesu, kuko aho ngaho niho hahishije umugambi mugari w'Imana ku buzima bwawe. Rero Imana ijya kukurema, buri muntu wese Imana imurema, Imana yemera ko aba kuri Imana yamuremeye umugambi agomba gukora hano ku isi. Iyo dusenga rero tujya dusenga tubwira Imana ngo Mana, icyo waturemeye nicyo twifuza kubacu. Ndashaka ko twongera gusenga iryo sengesho, twongere tubwire Imana ngo Mana, ntidushaka gukora ibyo twebwe twifuza, oya, ahubwo Imana idukoreshe ibyo yaturemeye. Reka dusubize kuri uri mu gitabo cya Efeso igice cya 2 ku murongo wa 10. Abefeso igice cya 2 ku murongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigendere. Imana ishimwe. Ni Pawulo wavuze aya magambo. Haleluya. Ngo kuko turi abo Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo. Imana ishimwe ko twageze muri Kristo. Imana ishimwe ko ubuzima bwacu twabuhaye Kristo. Ariko ntabwo bigarukira aho ngaho, ngo iyo mirimo
imana yayiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Hari imirimo imana yaguteguriye mwene data, hari imirimo imana yaguteguriye ugomba kubamo muri Kristo Yesu, ugomba kugenderamo muri Kristo Yesu. Iyo mirimo niyo izingiyemo umugisha wawe, kandi niyo izatuma n'abandi bantu benshi bahabwa umugisha. Haleluya! Rero ntukongere kwireba nkawe, ahubwo wirebere mu ishusho y'iby'Imana yakuremeye. Nurangiza ubihagararemo, ubigenderemo, uzahabwa umugisha, abagukomokamo bazahabwa umugisha, inshuti zawe zizohabwa umugisha, igihugu urimo kizohabwa umugisha, itorero usengeramo rizohabwa umugisha, umuryango urimo uzohabwa umugisha. Rero usobanukirwe umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, uwusengere, uwuhishurirwe, uwuhagararemo, uwugenderemo, nibwo uzabasha kubona umugisha ugusuye. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo dusenge, twongere tugire Imana ngo Mana komeza uduhishurire umugambi wawe, duhishurire aho wifuza ko tuba, ibyo wifuza ko tubamo, kugira ngo Mwami ntitubashe gumisinga cyangwa kubura amahirwe y'ibyo waduteguriye kubamo. Mana, reka dusenge. Data, turagushimiye kuri Imana igira neza, igitondo cyiza wongeye kutwibutsa ko hari umugambi munini uri ku buzima bwacu, kandi waduhaye isezerano ryo guhagurutsa abantu bo kudusunikira mu masezerano yacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami Mana. Iki gitondo turasenze kugira ngo Mwami ukomeze guhishurira umugambi wawe uri ku buzima bwacu. Iki gitondo Mwami Mana turasenze kugira ngo Mwami imbaraga zawe zikomeze kuduhishurira igikorwa cyose waduteguriye muri Kristo, muri wowe, kugira ngo tukibemo tukigendere. Ndasengeye buri muntu wese udukurikiye nonaha, Mwuka wera akomeze kumuhishurira, akomeze kuduhishurira ibanga, ntitujarajare tujye mu bintu bitari ibyacu, twihishe mu mivure kandi utubona nk'abanyembaraga, ntitujye kuragira intama kandi utubona nk'abahanuzi, ahubwo Mwami uduhishurire umugambi mugari uri ku buzima bwacu. Ibyo turimo uyu munsi ntabwo ari ibi gusa, ahubwo hari ibindi bigari wifuza ko tubamo Mwami. Ushobora kuba turi muri transit ibyo turimo uyu munsi, ariko hari ahantu utuganisha. Aho rero utuganisha Mwami, turagusaba kugira ngo waduhishurire kandi watuyoboremo, tuzahave dusanga twaragiye mu bintu bitari ibyacu. Urakoze kuri Imana igira neza. Sengeye ubwoko bwawe buri kumwe natwe Mwami, nonaha n'abazadukurikira bose ukomeze kubiyereka Mwami. Ibyifuzo byacu ngo dufite mu mitima yacu bikemure, bwaba uburwayi buturimo Mwami uburangize, yaba ibibazo byo mu miryango birangize, yaba ibibazo byo mu bihugu turimo birangize, yaba ibibazo byo mu matorero birangize. Mwami, buri muntu wese mugenderere ku rugero yifuza kukubonaho Mwami. Urakoze kuri Imana igira neza. Bane natwe uyu munsi mu mirimo yose tuzagukora, turi ikiganza cyawe. Icyubahiro gikomeze kuri cyawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza, mugire umunsi mwiza kandi muzagire weekend nziza. Yesu abaho umugisha. Shalom shalom. 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 Shalom, shalom. Shalom.